ndasaba buri mu protestant wese yava akagera ntega amatwi anyumve neza. Iyo utazi ibintu urarindagira n'indindagire ziri imbere yawe nazo zikakurindagiza mwese nta handi muzaruhukira mu rwobo muri gihonomo. Iyi faze dutangiye tuzavuga imbwa mu izina ryayo, tuzavuga ukuko kuri tukwerure. Iyi Mana idahabwa agaciro, iyi Mana abantu batubaha, iyi Mana abantu basuzugura, iyi Mana abantu bigaragambyaho, ibyayo n'abantu yaremye hari umunsi bizasobanuka. Itorero rya Yesu, abantu bitwa ko bamusenga, abantu bitwa ko bamuramya, abantu bitwa ko bamwamamaza, abantu bavuga ko bamwiteguye, abantu bavuga ko azaza, abantu bemera ko yapfuye akazuka, abantu bemera ko yabambwe ku musaraba, abo bantu bahagaze bate imbere y'Umukiza? Mwumve neza mutega amatwi. Iri torero rivugwa rya Yesu ry'abantu bariho mu gihe ibyabo birimo gusuzumwa mw'Ijuru, icyo rishinjwa gikomeye cyane. Aba banyamadini ndimo kubwira, amashuri yubatswe, ibitaro bubatse, ibigo by'imfubyi mufite, ababwiriza benshi mugwije, amaturo menshi atubutse mufite, ibitabo byinshi mufite mu nsengero zanyu, insengero zirimbishijwe zigwiriye ahantu hose. Kugira ibyo byose no gushimwa n'abayobozi b'abategetsi bo mu isi, ntimuzigere n'umunsi n'umwe mubyibeshyamo kwemerwa n'Imana. Abirasi, abibone, impeza amajyo, abatinde bo kubabarirwa bategereje Umukiza ngo abajyane he? Ubukristo bw'ubujandijanda, ubukristo burapfujwe hirya no hino, ubukristo butagira ishingiro, ubukristo butagira imbaraga igihe kirageze ngo busezererwe. Kristo bw'ubwiganano, ubukristo mukura ku minwa y'ababwiriza, ubukristo butari umwimerere, butavomye kuri soko y'ubugingo ari we Yesu. Murumva ahantu Laodikiya yihanitse, ndumukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Yesu areba izo mbura mumaro ati muri abatindi, sinabatindi gusa, muri abo kubabarirwa, ndabagira inama ngo mugaruke. Abanyamadini bose n'abatagira idini bose bakeneye ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza ni ubuhe? Ni ubutumwa hari abami bahayoboye nagiye mbababwira, reka nongere mbasubiremo. Hari Nebukadineza, Rabashir Mardu, Emir Meroda, Nerigrisar, Nabonide na Berushazar. Ni nawe wafunze ku ngoma y'uyu mugabo w'umwirasi n'umwibone, ku ngoma y'uyu munyamaraha. Passion dans l'organe après incision, la crevaison des yeux, arrachement des langues, kubaca amaguru, kubasatura inda, kubashyira ku biti nka brochette bakabashingaho, kubicisha amazi, kubatwika ku mugaragaro. Gayo amaherezo y'abiyemezi n'abirasi. Ngaho aha amadini yihanitse, ngaho aha amatorero ari, ngaba abantu bategereje kugaruka kwa Yesu birirwa banabiririmba ahantu bahanitse. Igihe kiramutse gishize nkiriho narakomerejwe mu biganza by'Uwiteka, nzirebere akabiye isi n'Imana yabaremye, batozwa kuyubaha bagafunga imitwe yabo. Garutse kujyana ubuzaba ugeze kuri cyo. Tumaze iminsi tuvuga ibyaro uruhererekane rw'ibihe mu matorero, mu ipica y'amatorero. Mu byahishuriwe Yohana twavuze iby'itorero rya Efeso. Hari byinshi cyane byasobanuwe aho ngaho, uko ryashimwe, ubusobanuro bwaryo, igihe ryatangiriye, igihe ryarangiriye, umugayo ryahawe, icyo basabwe, ndetse n'amasezerano basezeranijwe igihe cyose bazabubahirije icyo basabwe. Ibyo byavuzwe ku itorero rya kabiri ryakurikiyeho, ryagiye rikagusha mu binyejana bya mbere nk'uko twabivuze. Hakurikira irya Perugamo, nabyo bimera gutyo. Tuatira, Sarudo, twari turi kuri Philadelphia. Uyu munsi reka tuyiveho. Ntabwo ibyayo byose byasobanuwe nk'uko twagiye tunusuraho gato gato. Reka uyu munsi duse naho dutangira twinjira muri Laodikiya. Laodikiya, abatumva icyo ari cyo, ubundi ni ijambo rigizwe n'amagambo abiri, Laos diakeo. Igice kimwe abantu, ikindi urubanza, kuko ari amagambo abiri. Mu yandi magambo, abantu bariho mu gihe ibyabo birimo gusuzumwa cyangwa se barimo kunyuzwa mu rubanza. Reka aho ngaho nitwirwe tuhatinda, ahubwo tujye mu byahishuriwe Yohana ahavuga iby'iryo torero.
Ibyahishuriwe hano igice cya 3 umurongo wa 14 haranditswe ngo wandikire marayika w'itorero ry'Ilawudikiya uti uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. 16 nuko rero kuko uri akazu yazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda ngo ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho n'umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. 19 abo nkunda ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjirwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nkuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Reka mbabwire, tuzamuka gake hari ibintu byinshi cyane tutigeze tuvuga. Twagiye dufata agace gato ukuntu byagiye bikurikirana. Uyu munsi tugeze kuri Lawudikiya. Mbega amagambo arimo. Ibyahishuriwe hano igice cya 3 ku murongo wa 14 kugeza kuri 22. Mbega amagambo arimo. Aha turabonamo ibintu by'ingenzi buri muntu wese akwiye kuzirikana. Ni ibiki? Umwirato ukabije n'agasuzuguro karenze urugero. Murumva ne? Umwirato ukabije n'agasuzuguro karenze urugero. Harimo ikindi, ubujiji bw'indengakamere butabasha umuntu ubu ngubu atabasha kubonera ibipimo. Uzi kugira ubujiji butabasha gupimwa, butabasha gusuzumwa. Si nicyo kandi turimo kubonamo mu magambo ukurikije context irimo. Harimo ikindi kintu cy'ubwibone butagira icyo bushingiyeho na gito, buri mu kintu cy'umwuka gusa umuntu atabasha kubona uburyo nabyo abisobanura. Ubwibone butagira icyo bushingiyeho ntaba na gito, ubwibone buri mu cyuka gusa. Hari n'ikindi dusangamo, harimo ikintu cyo kutagondwa ijosi ku nama z'ingenzi zigambiriye gukiza. Aho naho turakibonamo aho ngaho. Lawudikiya Yesu yerura aravuga ngo uzi ko uri umutindi, uri impumyi kandi wambaye ubusa. Ariko uzi ko uri umutindi, uri impumyi unambaye n'ubusa. Wenda umutindi ntabwo muzi inkomoko y'iryo jambo. Barivuze bahereye ku bantu ba kera bambaga mu nzu z'utwatsi zigondagonze batagira icyo kuriraho, bituma imbere y'umuryango, batagira imyenda yo kwambara, barira mu njyo, baryama mu kazu katagira ibyumba. Abo bantu bitwaga abatindi. Abakene n'abatindi baratandukanye, batagira icyepfo cya ruguru. Ibaze kuba uri umutindi bene ako kageni, ukaba ukubitiyeho n'ikibazo cyo kuba uri impumyi, noneho utagira n'akenda ko kwambara. Uzi gukubakubwa, wamara gukubakubwa ugasanga impande zose ntaho kurambika umusaya. Ndabwira buri muntu wese uteze amatwi akurikije aya magambo turimo gusoma, twasomye ngo Lawudikiya ibi nibi. Ibaze usanze aho umuntu nk'uyu nguyu turimo kuvuga w'umutindi w'impumyi wambaye ubusa arimo kwitaka yivuga ibigwi by'icyo atari cyo, wamufata ute? Umuntu yaba arimo kwivuga ibigwi yirata, arimo umwirata udasanzwe yivuga ibigwi by'icyo atari cyo ubwe. Ariko tekereza umuntu nk'uwo utagira ko kenda ko kwambara, w'impumyi yatsiratsije,
wambaye ubusa umutindi Bibiliya yo nitubwira ngo ni n'umutindi ahubwo umuntu wese anyuraho akaba yaba akwiye kubabarira. Maze ugasanga umuntu nk'uwo arimo kukubwira ati ubu rero ndeba mfite amato mu nyanja, nubatse ibibuga by'indege zanjye muri Amerika, mu Burayi, muri Aziya, ndabifite, mfite amagorofa maremare cyane ya etaje zigirenga kwijana, habi Washington, Paris, Dubai, Shanghai, London n'ahandi. Ibyo ndabifite. Atambaye, ari impumyi, ari umutindi, ubona akazu k'ibyatsi yagondagonze yinjiramo, igisimba cyaza kikamutwaramo, ukumva afite uwo mwirato. Ari nkawe wamufata ute? Ari nkawe wamufata ute? Ubutumwa rero bukubiye muri iki gice, usibye kuvuga no kwerura iby'umwirati, iby'ubujiji, iby'ubwibone, byo kutagondwa ijosi, n'iby'ubutindi by'uyu muntu w'umuhanya watsiratsije utagira icyepfo cya ruguru, turongera tugasangamo ubutumwa butanga inama, bwinginga, buhendahenda uwo mutindi wo kubabarirwa kandi bukamwingingira kwihana. Urumva ukuntu Imana ari nziza? Urasobanukirwa n'ukuntu Imana ari nziza? Twagiye tubazamukira iby'amatorero. Mbere yuko tujya mbere ngo turabaha ubusobanuro icyo bisobanura icyo ari cyo, reka tubanze duse naho dutinze kuri iyi Laodikiya, twivugire, tuvuge. Laodikiya ijambo ubwaryo nababwiye ko risobanurwa ibintu bibiri, ririmo amagambo abiri afite ubusobanuro, ariko si ubusobanuro ngiye kwinjiramo. Abafite Bibiliya murebe ku ikarita iri inyuma kuri Bibiliya zanyu, ahanditse ngo ibihugu intumwa Paulo yagezemo. Urasanga uruhererekane rw'urutonde rw'imijyi igiye itandukanye nk'uko twagiye tubasobanurira, aho iherereye, aho yari yubatse, kugera uko byari bimeze, abaturage baho, buri mujyi wose twagiye tuwusobanura. Uyu munsi rero umujyi ugezweho ni Laodikiya. Laodikiya tuzabinjira mu mateka tukabasobanura, tukababwira icyo bisobanura, tukabibwira n'icyo byerekezaho. Twavuye kuri Philadelphia, hari byinshi twababwiyeho. Ese umuntu yakwibaza ngo ko Efeso twavuze amateka, Simuruna tukavuga amateka y'uwo mujyi, Perugamo tukawuvuga, Tuatira tukayavuga, Sardo tukayavuga, nuza Laodikiya na Philadelphia tukayavuga amateka y'iyo mijyi. Laodikiya yo ifite amateka. Muri ibi biganiro muzajya mwumva kenshi tubigisha, tugakomoza no ku mateka, kugira ngo nibura abantu babashe kumenya no kumva no gusobanukirwa amateka y'ibyanditse muri Bibiliya, batigera bashishikarira kugira ngo bamenye ibyayo. Ariko ntacyo, reka mbibiri banga, nubona hari ibintu tumva muri Bibiliya, ujye wituriza, wigire ku ruhande, ntuzagire ngo abantu bose bapfuye kimwe nawe. Oya, hari abantu bicara bagakurikira, bagacukumbura, bagakurikirana, bagakusanya buri kintu icyo ari cyo cyose cyavuzwe aho hantu, bagakuramo icy'ingenzi, kandi Imana ikabafasha, ikabasobanura ubwira ubukomeye bw'icyo yifuza kwigisha muri ibyo. None se amagambo tunze muri Bibiliya, njya numva bavuga ngo ibi ngo byararangiye, ngo ibi ngo ni iby'isezerano rya kera, ngo ni iki? Yaba byararangiye twakagombye kubica tukabivanamo, kuko ntacyo byaba bitumariye. Ariko mwitondere ikintu icyo ari cyo cyose cyanditse muri iki gitabo, igihe cyose tukivuga ko ari ijambo ry'Imana, gifite agaciro kacyo. Abantu babyiga nta mwuka w'Imana bafite bazarindagira, kandi uko kurindagira kwabo kuzaba kubi cyane, kuko batazavomamo icyo kubakiza. Ariko ab'imitima icishijwe bugufi, bahinduwe n'ubuntu bwa Kirisitu, imitima yabo ikagendana n'icyo Uwiteka yifuza, abo ngabo barahirwa, kuko ubwira ubw'Imana buzaba ari ubwabo. Tujye mbere twumve amateka y'umujyi wa Laodikiya. Ndababwiye ntimurebe muri Bibiliya zanyu, inyuma ku mapaje y'inyuma ahari uruhererekane rw'iriya mijyi, urabona ikarita yanditseho ngo ibihugu intumwa Paulo yagezemo. Uyu mujyi reka mbabwire amateka yawo. Ni umujyi wari wubatswe muri kilometero 80 uvuye mu mujyi wa Philadelphia. Wubatswe n'uwo bita Antiochus wa kabiri, umugabo wa Laodike. Laodike muramwibuka, Antiochus wa kabiri muramwibuka. Abo twabavuze ryari?
twabavuze tugeze muri Daniel igice cya 11 tubasobanurira iby'intambara z'umwami w'ikusi n'uw'ikasikazi, uruhererekane n'icyatumye uyu mujyi Laodikiya turimo kuvuga witwa Laodikiya. Twarebabwiye neza nukuvuga ngo Antiyokusi wa kabiri, umugabo wa Laodike, urukundo yakundaga uwo mugore we nirwo rwamuteye kumwitirira uwo mujyi maze bawita Laodikiya. Ndababwira ngo mwibuke ibyo twize muri Daniel igice cya 11 tuvuga iby'intambara z'abami b'ikusi n'ikasikazi. Twabivuzemo neza turabisobanura tubivimuzi. Niwo mujyi waherukaga indi migi yose, uwo wa Laodikiya. Kuri iyo nzira nyabagendwa yavaga ku mwaro w'inyanja wa Efeso ukazakomeza ukagenda ukagera muri Simuruni, ukavamo ukagera muri Perugamo, ukavamo ukajya muri Tuatira, ukavamo ukajya muri Sarudu, ukavamo ukajya muri Philadelphia, none ugahita winjira mu mujyi wa Ntuza wa Laodikiya. Uwo mujyi turimo gukomozaho ubu ngubu niwo mujyi waherukaga indi yose. Kuri iyo nzira iyo ngiyo yajyaga muri Laodikiya hari hashamitseho izindi nzira ebyiri. Muranyumvira? Ku buryo umuntu yabashaga kuyoba byoroshye cyane. Hari hashamitse inzira ebyiri. Habaga amasoko manini cyane abantu bajyaga bahahiramo buri kintu cyose bifuzaga. Murimo kumva umujyi wa Laodikiya wari ufite amasoko manini, ibicuruzwa ari byinshi, buri muntu wese wifuzaga guhaha yajyagamo. Ikindi mu bintu byari bihari, hari hagwiriyemo za banki zabagamo amafaranga menshi. Banki zabagamo amafaranga menshi. Hororerwaga intama zidasanzwe z'ubwoya bw'umukara. Impamvu tuvuga ko zidasanzwe nuko nta kindi gihugu muri Aziya y'Amajyepfo cyari gifite izo ntama. Laodikiya rero hororerwaga intama zari zifite ubwoya bw'umukara zidasanzwe. Igihe izuba ryarasaga kuri ubwo bwoya bw'izo ntama bwararabagiranaga bugashashagirana kuri ya zahabu igirabagirana. Muzarebe inzoka y'inshira. Inzoka y'inshira iyo hari izuba nka ririya ryo muki, uyitegereje izuba rirasheho wagira ngo bagiye bayishyiraho utuntu twa zahabu, irarabagirana. Nizo ntama zaho zira Laodikiya zari zifite ubwoya bw'intama bwera, nabwo burabagirana. Abakire b'i Laodikiya rero bitwaraga bati? Abantu babaga ari abakire, dore ko twavuze ko hari hubatswe amazu kandi hari isoko rikomeye, hari n'amazu babikagamo amafaranga, amabanki y'icyo gihe. Abantu b'abakire baho reka mbabwire ko bambaraga imyenda idoze muri ubwo bwoya bw'izo ntama twavugaga. Ibyo rero byabateraga ubwirasi kuko nta handi habaga imyambaro nk'iyo ngiyo, bitewe nuko nta ntama z'umukara bari bafite. Murumva amateka ya Laodikiya? Reka abantu baho birate, reka bagira umurengwe, reka bafatwe n'ubwibone, reka bagira imyitwarire idasanzwe, nuko nabo bari bafite ibyo abandi badafite. Murumva neza ibyo tuvuga ibya Laodikiya turimo kubivuga? Si ibyo byo bari bafite ibindi. Bireka mbabwire, Laodikiya wize ibyayo ukiga amateka yayo usanga yari ifite ibigwi utabona mu yindi migi. Muzi ko bari bafite amasoko avamo amazi y'akazuyazi bajyaga bita amashyuza. Ayo mashyuza yaho muzi akamaro yari amariye abaturage baho. Abo baturage baho ngaho baje kwamamara bitewe nuko ayo mazi yabo yavuraga indwara zimwe na zimwe. Ibyo ikintu byabamariye icyo byabamariye mu cyumve neza, byatumaga abantu b'imihanda yose muri Aziya y'Amajyepfo, abantu b'imihanda yose bikabakurura bakaza bihuta bakajya baza aho ngaho. Abanyamahanga benshi bakaza kuhivuriza kuko uwo mugezi, ayo mazi y'amashyuza, iyo migezi yari ifite amazi y'akazuyazi, yajyaga ikiza indwara nyinshi, cyane cyane harimo n'indwara z'umubiri. Hari ubwo batewe rero n'icyorezo cy'amaso. Ubwo ndimo kuvuga abantu b'i Laodikiya. Wenda reka mvuga amateka y'uyu mujyi wa Laodikiya. Bigeze kugira ikibazo baterwa n'ikiza cy'amaso. Icyo kiza cyabamereye nabi
ku buryo ya migezi yabo bajyaga bajyamo kugira ngo ibibazo bafite bibashe gukemuka, byaba iby'indwara z'umubiri, byaba ubundi burwayi bwinshi cyane, kuko hari urutonde rw'indwara nyinshi cyane bajyaga muri ayo mazi bakirirwamo, cyangwa se bakazindukiramo, cyangwa se bakajyamo nijoro bakicaramo bavanyemo imyenda, ibibazo bafite bigakemuka. Baje no guterwa n'ikibazo gikomeye. Icyo kibazo gikomeye ni icyorezo cy'amaso cyabagezeho. Icyo cyorezo cy'amaso kimaze kubageraho, bibwiraga ko wa mugezi wari usanzwe ubabereye agakiza, wari usanzwe ugira icyo bakemurira, nibura uzabafasha kugira ngo ayo maso yabakire. Ariko ya migezi yabo ntacyo yigeze bamarira. Bagerageje gukora ubushakashatsi, bigira inama yo gusya amabuye yabaga hafi y'uwo mugezi, kuko baravugaga bati byanga byakunda agakiza kacu kari muri uyu mugezi. Ibibazo byacu bijyanye n'uburwayi byakemukiraga kuri uyu mugezi. None buriya wagira icyo akora kivuye muri uyu mugezi ntabwo yabasha gukira iyi ndwara, kuko cyari cyaje ari icyorezo ari simusiga. Reka mabwire rero, abantu baho bigiriye inama yo gufata amabuye bavanye muri uwo mugezi, maze barayasya, bayahondahonda ku yandi barayasya. Agafu k'aya mabuye gato gake cyane gaseye bakagerageza kugashyira mu maso ngo barebe ko ikibazo cyabo cyakemuka. Ntabwo kigeze gikemuka. Ibyo byarakomeje bimaze gukemuka, byo gukora ubushakashatsi barabikomeza, baragerageza kugira ngo barebe ko ikibazo bafite cy'amaso cyakemuka. Ibyo bakoze rero ntibyabakemuriye ikibazo, kuko iyo bayishyize mu maso ntibigeze bakira. Ubushakashatsi bakomeje bageze ku kintu cy'ingenzi, ni ukuvuga ngo bigiriye inama yo gufata ubwoko bw'amavuta atandukanye bayavanga n'ako gafu kabaga gaseye, maze bakajya bashyira mu maso, biza guhashya icyo cyorezo. Murumva ukuntu aba bantu bakoze ubushakashatsi budasanzwe? Murumva ukuntu aba bantu bageze ku kintu cy'ingenzi, ariko ari umwete bagize, ari imbaraga bashyizeho. Uwo muti baje kuwita koririyumu. Bahita bubaka ishuri ridasanzwe rikomeye cyane ryo kuzajya rivura amaso abantu. Laodikiya, amateka y'uwo mujyi mwayumvise? Laodikiya, amateka y'uwo mujyi mwayumvise? Wenda reka nongere mbivuge nko mu minota nk'ibiri mbicagaguye. Ni umujyi wari wubatswe muri kilometero 80 uvuye i Philadelphia. Wubatswe na Antiyokusi wa kabiri, umugabo wa Laodike. Urukundo yakundaga umugore we nirwo rwamuteye kumwitirira uwo mujyi. Ibyo nari nabivuzeho, kandi twabivuzeho muri Daniel igice cya 11. Uwo mujyi urebye wasaga naho umujyi ari umujyi waherukaga indi yose, kandi ukaba kunuza kuri uwo mujyi hari hariho inzira ebyiri, hashamitseho inzira ebyiri. Bari bafite amasoko y'amazi y'amashyuza, bari bafite ibintu byinshi cyane, bari bafite intama boroye zari zifite ubwoya budasa n'ubw'izindi, abakire baho bari bafite ukuntu bari bafite ibintu byinshi cyane bidasanzwe byabagishyiraga mu mwanya wo guhora birata ku bandi. Ibyiza bafite bigatuma abantu benshi cyane bajya bahurura bakaza kubireba. Tuviyo mu mateka tugaruke, tuvaho ngaho duse naho tugira icyo tuvuga. Laodikiya, itorero rya Yesu none rihagaze rite? Abantu babitwa ngo n'ab'Imana, ntiwumvemo itorero niri. Iyo mvuze itorero rya Yesu, ADPR ni itorero, Adventiste umunsi wa karindwi ni itorero, Anglican ni itorero, Abapresbyterian ni itorero, Kiliziya Gatolika ni itorero, abantu bose bitwa ko basenga mu nyumve. Itorero rya Yesu, abantu bitwa ko bamusenga, abantu bitwa ko bamuramya, abantu bitwa ko bamwamamaza, abantu bavuga ko bamwiteguye, abantu bavuga ko azaza, abantu bemera ko yapfuye akazuka, abantu bemera ko yabambwe ku musaraba. Abo bantu bahagaze bate imbere y'Umukiza?
turacyari ku ntango y'ubudokiya, turimo gukomoza akantu gato cyane kugira ngo buri muntu wese agire icyo avuga. Umva ya magambo amwe twavuze, twahereyeho twerekana ikintu cy'umwirata ukabije n'agasuzuguro karenze urugero karimo kugaragara mu magambo twabasomeye kuva mu byahishuro hano igice cya 3:14 kugeza kuri 22. Ubujiji bw'indenga kamere umuntu atabasha kubonera igipimo, ubwibone butagira icyo bushingiyeho na gito, ahubwo ubwibone bwo mu cyuka gusa butagira ishingiro, ubutagondwa ijosi ku nama z'Imana zigambiriye gukiza, kurinde ku mutindi wo kubabarirwa w'impumyi wambaye ubusa. Hakaba hakanakubiyemo n'ubutumwa butanga inama, ubutumwa bw'ingingo, ubutumwa buhendahenda, ubutumwa buburiye umutindi ngo naza babarirwe, kandi uko kubabarirwa kwe kuzanyura mu nzira nziza yo kwihana. Iyo ni Lawudokiya turiho. Turi ku bantu b'abakirisitu bavuga Yesu, basenga Yesu, bamwizera nk'umukiza, bavuga ko yabambwe ku musaraba, ko yapfuye akazuka, abemera ko yazize ibyaha by'abari mu isi. Umva ipica yabo, umva uko bagaragara imbere y'Uwiteka. Umutwe w'icyigisho cyacu ni igipimo. Itorero. Rero iyo urebye amatorero, leta irayashima neza pe. Reba ama university ahari y'amatorero, reba amasegondari ahari y'amatorero, reba primaire zihari z'amatorero, reba ibigo nderabuzima bihari by'amatorero, reba ibigo birari imfubyi bihari by'amatorero, reba ibishinga ifasha abantu mu giturage by'amatorero. Leta birayishimisha, biranayinezeza. Njya ndumva amagambo menshi bashima amatorero amwe namwe kubw'ibikorwa byiza bagejeje ku baturage batuye ku isi. Mwumve neza, mutega amatwi. Iri torero rivugwa rya Yesu ry'abantu bariho mu gihe ibyabo birimo gusuzumwa mw'Ijuru, icyo rishinjwa gikomeye cyane nuko ryihaye icyubahiro aho kugiha Imana. Ibyo ntibizabuza itorero guhura n'ikibazo gikomeye cyane, kweha icyubahiro aho kugiha Imana. Mwongere musome mwitonze ibyahishwe 3:14 kugeza kuri 22. Umuntu yakubaza ngo ni irihe shingiro ry'ubwo bwirubone n'ubwo bwirasi? Matorero mu ntega amatwi, mutega amatwi, ni nacyo Uwiteka basaba mu isomo nashorejeho rivuga ngo ufite ugutwi niyumva iby'umwuka bwira amatorero. Amatorero yose yava akagera natega amatwi. Mbabwire ngo umubare munini w'ingirwa abakirisitu mutunze batahindutse amajyambere y'ibyo bagezeho. Aba banyamadini ndimo kubwira, amashuri yubatswe, ibitaro bubatse, ibigo by'imfubyi mufite, ababwiriza benshi mugwije, amaturo menshi atubutse mufite, ibitabo byinshi mufite mu nsengero zanyu, insengero zirimbishijwe zigwiriye ahantu hose. Kugira ibyo byose no gushimwa n'abayobozi b'abategetsi bo mu isi, ntimuzigere n'umunsi n'umwe mubyibeshyamo kwemerwa n'Imana. Ibintu biratandukanye, mujya mutandukanya ibintu. Ihene n'intama biratandukanye, kandi inka n'ingurube biratandukanye. Uko niko mutazishuka kuko mwashimwe kubw'ibikorwa by'amajyambere mugeza ku bantu ngo mubyibeshyemo ngo ubu niko tunemerwa n'Imana. Tandukanya. Dore uko Bibiliya yita ubwo bucocero uko gukiranuka kwagaragariye abantu, ibyo byagaragariye abantu ko bisa naho ari byiza. Yesaya 64:5 kugeza kwa 6 ibyita ubushwambagara bufite ibizinga. Kugwiza abantu batakijijwe. Bibiliya babara nk'abatindi bo kubabarirwa. Bibiliya babara nk'abantu b'impeza amajyo. Bibiliya babara nk'abantu babibone n'abirasi. Abantu bariho mu gihe gisohoye ubwo Yesu yenda kuza. Abirasi, abibone, impeza amajyo, abatindi bo kubabarirwa bategereje umukiza ngo abajyane he. We ni mumbwire ngo abajyane he? Ngo abajyane
njya numva intero n'indirimbo iririmbwa ngo imbabazi z'Imana ngo zizashira. Bibiliya avuga ngo imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Nibyo koko, ahubwo ikizashira ni amahirwe abantu bahawe. None ko muririmba imbabazi z'Imana ngo zizashira, iyi akaba ari intero ati nyamara abantu nibihana, abantu nibabyumve, nimugarukira Imana abantu nibabyumve. Nizishira se, nizishira uko tubivuga, uko tubyiga, uko biri, nizishira abatarazakiriye bizabagendekera bite? Numva utuntu tutujwe hirya no hino, abavuga batatumwe n'Uwiteka, ngo ibyo bintu ngo by'imbabazi z'Imana, ngo imbabazi zaratanzwe. Urazifite? Ndazifite, nazihawe n'Uwiteka Imana yo mw'Ijuru, nazihawe n'Uwiteka Imana yo mw'Ijuru. Nige wamusanze nzaho twahuriye, nzu uburyo agikemuye, nzu uburyo yenjeje amahoro mu mutima wanjye. Wese ibyo uvuga urabikurahe? Uravuga ibyo ufitiye gihamya? Uravuga ibyo wahagararaho ubona n'ubwo ijuru n'isi byakwiyubika? Uravuga ibyo wahamya neza ku buryo n'igihanga bagica? Uhamya umurimo Imana yakoze mu mutima wawe? Oya, ubukristo bw'ubujandijandi, ubukristo burapfujwe hirya no hino, ubukristo butagira ishingiro, ubukristo butagira imbaraga igihe kirageze ngo busezererwe. Kristo bw'ubwiganano, ubukristo mukura ku minwa y'ababwiriza, ubukristo butari umwimerere, butavomye kuri soko y'ubugingo ari we Yesu, ari we Yesu. Ibyo byo navugaga byo kwirata imirimo, ibigwi by'ibyo ugezeho, ibintu ufite by'amajyambere, abantu bose bavuga ati aba bafite akamaro, umubare w'abayoboke ufite batigeze bakizwa. Ubene ubwo bushwambagara bufite ibizinga nibwo buvugwa muri Yesaya 64 guhera ku 5 kugeza ku 6, kuko gukiranuka abantu bitaka, abantu bareba uko ntaho kuzageza umuntu. Uko gukiranuka ndimo kuvuga uko nguko abantu bihangira kubw'ibikorwa byabo, bagerekaho n'amaturo bakagerekaho n'ibindi, ntikwemerwa n'Imana. Uwiteka yabwiye abayuda mu Baroma igice cya 10 guhera ku 2 ngo ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihagira kwabo gukiranuka bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ntibyabakozeho, ntibyabakozeho, ntibyabakozeho. Ariko iyo musoma iki gice neza, murumva mugatega amatwi, aha hantu Umunyerawodokiya yihanitse. Ni nk'uwagufata, hari etaje ndende hano mu mujyi wa Kigali, ngira ngo ifite amagorofa ageze kuri 20. Ni nk'uwafata umuntu akamunaganika akamushyira ku munara uri hejuru y'iyo etaje. Murumva ahantu Rawodokiya yihanitse. Kandi reka mbabwire ubwibone bubanziriza kugwa. Nigeze kubwira abantu ibyayo magambo, umuntu arimo kugenda yiyemera kuri moto ndimo kumureba, ndabwira abantu mw'abantu mwe, ubwibone bubanziriza kugwa. Murareba uriya muntu ukuntu arimo kwirata agenda akata kuri moto kugira ngo atwereke ko ari umuhatari. Ntimuretse mu kanya gato muraza kureba ibye. Imvugo yabaye impamo, yaragiye azamuka umugunguzi hafi wa 5 metero kugira ngo yerekane ubuhanga bwe. Moto yaragarutse imugwa hejuru, agahanga kesura mu ntuzo mu muhanda. Ubwibone bubanziriza kugwa. Murumva ahantu Rawodokiya yihanitse, ndumukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Yesu areba izo mbura mu maro ati muri abatindi, sinabatindi gusa, muri abo kubabarirwa, ndabagira inama ngo mugaruke, muce bugufi, imitima nyice bugufi, mwihane. Mbega Imana nziza, mbega Imana igirira neza abantu bihanitse mu mwanya, bibona aho batakagombye kwibona, hejuru y'ibikorwa bafite n'ibyo biratana, bikabajyana bikabazamura, nabo bakumva ko hari icyo bari cyo. Bibiliya niyivuga ngo nugira ngo hari ikintu uzi, uzamenye ko ari ryo tangiro ry'uko nta kintu na kimwe uzi. Ariko muteze amatwi murumva neza ibyamagambo. Abantu bihangira gukiranuka kubw'ibikorwa byabo, kubw'ibikorwa byabo bazapfa batemewe n'Imana. Niryo somo nari maze kubasomera, Abaroma 10:2 ngo abantu nibari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageza gufata no kwiremaremera ukwabo gukiranuka, bituma uko gukiranuka biremeye kubatandukanya n'Imana, bararimbuka, barapfa, barashira, akabo karashoboka. Reka mbabwire, ubu bukristo mubona bwasabagiye,
amatorero bucya avuka ejo umuntu agapfirana n'undi akabashinze irye, undi akabashinze irye, undi akabashinze irye, ugasanga yaragwiriye ahantu hose, ukumva ni urusaku rw'abantu basakuza. Aka kavuyo igihe cyari kigeze kugira ngo Imana igacecekeshe, kandi niko bigiye kugenda, kandi niko bigiye kugenda. Hari ikibazo benshi bajya bibaza ngo mbese umuntu yakora iki ngo yemerwe n'Imana ra? Igisubizo ni iki cyahuranije? Ntacyo, kuko ntacyo wakora cyiza kiruta ibyo HCR na CSR na Croix Rouge zikora. Niba wibwira ngo gukora neza bizakujyana mu ijuru, bizagira icyo bikumarira, bizahindura umutima wawe, uribeshya. Ukwiye gusobanukirwa ukamenya icyo bita la notion de la justification par la foi, ikijyanye n'uburyo umunyabyatsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, n'uburyo Imana ikiza mu buryo budasanzwe idahereye ku kintu na kimwe. Imana yirusha amafaranga, se ngo uzayiha amafaranga? Isi n'ibiyuzuye ari ibyayo. Reka babwire, kereka kuyamanika nta kindi kizakiza abantu b'iki gihe, n'agasuzuguro kabarimo, n'ikintu icyo ari cyo cyose cyo kwiyemera kibarimo, nta kindi kizaba kiza usibye guca bugufi. Guca bugufi. Ariko ubundi ibi byanditswe byera birimo gusomwa, birimo kuvugwa, hari icyo urimo kumvamo. Abanyamadini bose n'abatagira idini bose bakeneye ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza ni ubuhe? Ni ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Twacungujwe amaraso y'igiciro, ni nayo yeza ibyaha, umwuka w'Imana agakorera mu mitima y'abantu. Ubwo butumwa bukwiye kwigwa bugasobanurwa kandi abantu bakabumenya. Naho kwirata imirimo, kwirata ibyo abantu bagezeho, ntaho bizakiza n'uwa kirazira. Tuziga mu bihe bigiye kuza, dufata aya mateka ya Laodikiya, aba bantu bari bariho n'imibereho bari bafite, uyu mwirato bari bafite, kuba baratingwaga n'amahanga, abantu bose bafite ibyo baza gushakaho kuko hari icyo barushaga abandi. Tubizane muri iki gihe, maze dufata amatorero tuyambike ubusa, kuko nta kindi kiyakwiriye. Nta kindi kiyakwiriye. Akwiye kugaragarizwa ibyayo, akwiye kugaragarizwa ibyayo, kandi ibyayo bigasobanurwa, bigashyirwa ahagaragara. Laodikiya, itorero ririho, ubukristo buriho, abakristo bariho, mu gihe ibyabo birimo gusuzumwa, byahe birakajya ntibabizi. Reka wenda mbaho urugero rw'agasuzuguro n'uburyo kajya gacika. Umuntu agomba guca bugufi, igihe adaciye bugufi byanga bikunda azahanirwa agasuzuguro agira. Ntose hari ikintu mutazakangisha imbere y'Imana. Icyo uri cyo cyose, umwanya uri wo wose, icyo ukora cyose, ubuyobozi bwose ufite, igihe cyose utazaca bugufi ngo Imana igire icyo ikorera umutima wawe, uribeshya rwose, ufite ingorane, ufite n'ikibazo. Umugabo bita Nebukadinezari se ntabwo mumuzi? Umugabo bita Berushazari se ntabwo mumuzi? Nebukadinezari byamugendekeye bite? Sinababwiye ukuntu yagiye kurisha nk'inyamaswa? Sinababwiye ingorane yagize, noneho nyuma akaza guhamya ngo menye ko Imana ishobora byose, ngo abibone ibasha kubacisha bugufi. Urashaka uzasuzugurika? Irate, iyemere, uzacishwa bugufi. Ubwire, irate, iyemere, ishyire mu mwanya utarimo, ariko byanga byakunda, niba uticishije bugufi uzacishwa bugufi wowe ubwawe. I Babuloni habaye iki? I Babuloni hari abami bahayoboye, nagiye mbababwira, reka nongere mbasubiremo. Hari Nebukadinezari, Rabashini Maruduki, Emiri Merodaki, Nerigrisari, Nabonide na Berushazari. Ni nawe wafunze ku ngoma y'uyu mugabo w'umwirasi n'umwibone, ku ngoma y'uyu munyamaraha yahoraga yibera mu birori atitaye ku nshingano yo kugira ngo ubugingo bwe bukire. Nibwo bari muri sare inini cyane, bari mu birori, bamazemo iminsi, bafite inkumi basambanaga nazo, baramye ibigirwamana, bishima ku Mana y'Abayuda, ngo nta bubasha, nta mbaraga, nta n'iki ishoboye n'ikibigaragaza, nuko yabashije gutsindwa n'ibigirwamana by'i Babuloni. Bari muri uwo munezero, nibwo bagiye kubona babone ikiganza kiranditse. Ikiganza kirandika.
babona ku rusika handitswe amagambo akomeye. Ibyari ibirori bihinduka imiborogo, ibyari bitwenge bihinduka amarira, ibyari umunezero bihinduka agahinda. Amagambo babonye yari yanditswe ku rusika, turayasanga muri Daniel igice cya 5 umurongo wa 25 ngo kandi byanditswe n'iby'ibi ngo mene tekera farisina. Kandi bisobanurwa bitya: mene bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma iyishyizeho iherezo. Tekere bisobanurwa ngo wapimwe ku bipimo ugaragara kudashyitse. Kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhaba Medi n'abaperesi. Nuko Berushazari, wenda reka mbengereje aho ngaho ijambo mene tekera farisina, Daniel igice cya 5 here ku murongo wa 25 kugeza kuri 29. Aya magambo afashwe uko yakabaye, munyumve neza, afite ubusobanuro budasanzwe ari bw'ubu ngubu. Mina shekeri n'igice cya shekeri. Men tekera farisina. Mina shekeri n'igice cya shekeri. Murumva ubusobanuro bw'ayo magambo? Buri jambo rero ndimo kubabwira aha ngaha cyari igiciro cy'amafaranga. Mubyumve neza. Ibyo bipimo byashyizwe ku rutonde hakurikijwe uko byagendaga birutarutana. Ngiyo rero impamvu, ngiki cyateye urujijo ku bantu, abantu bose, abantu baraho n'abahanga n'abitwaga abanyabwenge. Niki cyabiteye kugira ngo bibe urujijo biyobera abantu? Dore ubusobanuro bw'iryo jambo bwaryo, muryumve neza. Ingombajwi zigize iryo jambo rya mbere mene cyangwa se mina ni ijambo ry'ikinyaramaya risobanurwa ngo ibaze, ishinga kubara, biterwa n'inyajwi umuntu ashyizeho. Mubyumve neza. Reka rero Daniel avuga koko ko igihe cyabo cyo gutaha cyari kigeze, hasigaye iminsi mike. Avuga ngo mwebwe mubazwe, wowe urabazwe, Babuloni irabazwe, igihe imyaka imaze ku ngoma none iherezo rishyizweho. Ariko muniza amatwi, ijambo rero mene ryo ryanditswe inshuro ebyiri, ryerekanaga iherezo ry'ubwo butegetsi nk'uko Daniel yararimo kubibabwira. Inshuro ebyiri kandi kubera ko hari abategetsi babiri, abatungwaga agatoke bari abantu babiri. Uwo ninde nande? Ni Nabonide n'umuhungu we w'igicucu Berushazari. Nabonidusi cyangwa se Nabonide n'umuhungu we w'igicucu Berushazari. Ndavuga ko ari igicucu, ndanabihamya ku mugaragaro. Impamvu ni iyi, ni nayo magambo Daniel yakoresheje amubwira ati wa mwami w'igicucu we, nta soni uhangaye gusuzugura Imana yo mu ijuru, ukoze ibitarigeze bikorwa n'abandi bantu bayoboye Babuloni, hera kuri Nebukadinezari, Rabashini, Mariduke, Merodake, Neriglisare na Nabonide. So ukoze ikintu batigeze bakora, gusuzugura Imana yo mu ijuru ku mugaragaro, ukabihamiriza abantu. None muri uko kubihamiriza abantu ugafata ibikoresho byari byararinganirijwe kugira ngo bikore mu murimo w'Imana, nurangiza ubizane muri izi nzoka zawe. Nta soni, wa mwami w'igicucu we. Tekeri, iryo jambo ryanditswe inshuro imwe gusa kandi rikoreshwa mu buke, mubyumve neza. Shekeri ariyo tekeri, ingombajwi zirigize zituma umuntu arisobanura muri ubu buryo: wapimwe. Bityo rero Daniel yabwiye Berushazari ati wapimwe mu gipimo ugaragara kudashyitse, kuko niwe warepresentaga Babuloni. Ndashaka kumenyesha abantu bose batwumva ko buri wese, uwuriwe wese, icyo ari cyo cyose uri nk'ubusa imbere y'Imana. Murumva neza? Buri wese icyo ari cyo cyose, icyo ukora cyose, uri nk'ubusa imbere y'Uwiteka. Dore ko ibyanditswe byera bivuga ngo Imana igira uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru kandi ikagenza uko ishaka, ngo uwayigisha impaka ninde. Ibyo byose byerekana ko abantu bitwa ibiremwa muntu ari nk'ubusa imbere y'Uwiteka. Bibiliya nayo ubwayo niyo itubwira ngo wirata
yirate, ariko ibyo yirata byose yirate ko yamenye Imana. Mu yandi magambo rero, uwirata wese ibyo yiratamo nta kamaro bifite. Ubu se mukuri ninde muntu mw'isi urira ku isahani ya zahabu? Zahabu pire Nebukadinezari yayiriragaho, Berushazari yayiriragaho. Ninde ibyanywesha, kwaba kunywa inzoga, kwaba kunywa fanta, kwaba kunywa amazi, ninde ubinywera mu gikombe cya zahabu? Ibyo Babuloni barabikoraga. Ninde mu nzu ye mu cyimbo cyo kugira ngo asigirizeho agasima kuri yatubikora? Ninde ushyiramo zahabu? Ibyo Babuloni byari bihari. Ninde wicara ku ntebe ya zahabu? Wamuvana he muri iyi si ko Nebukadinezari we yayicaragaho? Kubw'ibyo rero icyo wakwiratana cyose ntabwo urutaba ngaba. Ijambo rya nyuma ridasanzwe ryanditswe ku rukuta niryo nababwiraga, handitswe ngo ufarisini. Daniel arisobanura mu buke, yaravuze ngo ni peresi. Impamvu yavugaga nuko yabwiraga uyu mwami w'ikigoryi Berushazari. Ubundi rero urifashe uko ryakabaye iryo jambo ufarisine, nicyo kimwe n'igice cya shekeri. Ubundi kandi busobanuro ni ukugabanyamo ibice n'abaperesi. Nicyo cyatumye Daniel ahanura ati peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe abamedi n'abaperesi. Daniel 5:28. Amaze gusobanura ibyayo magambo, amaze kubitangira ubusobanura, babwiye ati mwebwe mwahawe igihe cyo kwisubiraho, muhabwa igihe cyo kwihana, muhabwa igihe cyo kumenya Imana, muhabwa igihe cyo kugendana nayo, mugirwa inama nyinshi, bitangaza byakozwe ahantu byinshi. Nta kintu Imana itabakoreye, nta kintu Imana iterekanye, kugeza ubwo Yesu yasuye uyu murwa. None mugaragaje ko mu mwanze burundu. Yabahaye kubona ikiganza, ariko yarahari wese kugira ngo arebe ko hari wakwisubiraho ngo yihane, ibyaha bye bibabarirwe, akaga kabategereje ntikabagereho. Daniel ababaye abasobanura iby'ayo magambo, arangije araberura ngo igihe mumaze ku ngoma kirahagije, ibyanyu birarangiye, ubwami bwanyu buragabwe, kandi bugabwe buciwemo kabiri, igice kimwe kizayoborwa n'abamedi, ikindi kiyoborwa n'abaperesi. Amaze kubisobanura, amaze kuvuga iby'ayo magambo, amaze kubishyira ahagaragara, byaciye intege umwami. Ibikomangoma byarakangaranye, amavi arakomangana, ibyari umunezero byasimbuwe no gusuhuza umutima. Babuze icyo kuvuga, batitirira imbere y'uwo mugaragu w'Imana ishobora byose, uri mu mwuka w'Imana, wakoranaga n'Imana. Baratitira, babura icyerekezo, babura uko bifata, kuko bari batunguwe n'ijambo rikomeye rivuye ku Mana, ribapimye, bagaragara ko badashyitse. Reka nsaba abatwumva ngo mwitondere iki gice cya Laodikiya uko tugiye kugisobanura. Daniel igice cya 5 umurongo wa 29, buretse mwumve. Nuko Berushazari ategeka ko bambika Daniel umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi ko bavuga ko baranguruye ko azaba umutware wa 3 mu bwami. Ariko iryo joro Berushazari umwami w'Abakarudaya aricwa, niho bamuciye igihanga muri uwo mugoroba. Ngo aragira ibyo amuha kugira ngo aryoshye amushimire. Aramubwira ngo impano zawe zihamanire, zigumanire, nta na kimwe nkeneye. Icyo nshaka ni ukubasobanurira kugira ngo mbereke ko igihe cyabarangiranye, ko nta gihe mugifite. Yaragiye kumuha umwanya wa 3 mu butegetsi. Uwa mbere yarinde, uwa kabiri yarinde, uwa 3 yarinde. Bakwambika umukufi mu ijosi, bakwambika imyambaro ya cyami, babitangaza ahantu hose, abantu bose bamenye ko Daniel agiye kuba uwa 3 muri ubwo butegetsi. Barakererewe. Yarababwiye ngo impano zanyu zihamanire, nta nizo nkeneye. Nabonidusi cyangwa se Nabonide, se wa Berushazari, niwe wari waramushyize ku butegetsi. Yigira muri Arabiya, aramubwira ngo sigara utegeka muhungu wanjye.
ariko ikitangaje giteye agahinda rya jambo ngo mene mene mina mina batunze urutoke abami babiri kuko Babuloni yasaga nayo itegekwa n'umuhungu na se babiri. Yaba wowe na Bonide, yaba wowe Berushazari, murapimwe kuko ari mwebwe muhagarariye Babuloni, muragaragaye n'igihugu cyanyu cyose ko mudashyitse. Ubwami bwanyu buragabwe buhaba abamede n'abaperesi nk'uko namwe mwabuyoboraga kandi muri babiri. General Darius cyangwa se Dario niwe woherejwe na General Cyrus cyangwa se Kuro ngo nagenda atere uwo murwa awuhangure awukureho. Ubuhanuzi bwanditse muri Yesaya 45 na 44 busohore kw'Imana izagenda akaba ari yijegeza ibikuta by'icyo gihugu, akaba ari kingura ibyugi, maze umugaragu w'Imana akinjira akagenda akamenengana akabohora imbohe z'ubwoko bw'Imana bwari buboheyeyo. Cyrus yagezeyo bitewe na plan de guerre n'intuzana gahunda yatanzwe nawe yo kwinjira mu murwa wa Babuloni, bitewe n'igitekerezo Uwiteka yamwungwe cyo kubanza kuyobya umugezi no kwinjira banyuze munsi y'ibikuta bakagenda bavuyagurika mu byondo. Amaze gutsinda Babuloni, Kuro yahise amubwira ngo nta wundi ukwiye kuyobora Babuloni akaba umwami waho, bari wo uhategeka. Nzategeka isi yose, uzanyungiriza ariko icyicaro cyawe kibi Babuloni. Aranamubwira ngo Danieli wa mugaragu w'Imana ihoraho agiye kukungiriza abo wa gatatu. Murumva ibyavuzwe na Berushazari igihe byasohoreye, yarabyanze yanze ubutegetsi kuba wa gatatu mu bwami bwa Babuloni, abo wa gatatu mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ngaya amateka, ubuhanuzi burasohora. Abakarudaya byabagendekeye bite cyangwa se abantu b'Ibabuloni byabagendekeye bite? Bitewe nako gasuzuguro n'uwo mwirato wabo no kudashaka guca bugufi ngo Imana igire kibakorera. Muzakurikirane bahuye n'icyo bita enucléation, extirpation d'un organe après incision, la crevaison des yeux, arrachement des langues, kubaca amaguru, kubasatura inda, kubashyira ku biti nka brochette bakabashingaho, kubicisha amazi, kubatwika ku mugaragaro, babisha impfu n'agashinyaguro, aho babavanagamo indimi, aho babasaturaga amada bareba ibyo mu nda ukuntu bikora, aho babyorogotaga amaso bakayavanamo, kubaca amaguru, kubasatura inda, babakorera ibintu bibi. Ngayo amaherezo y'abiyemezi n'abirasi. Abantu muteze amatwi ibya Laodikiya muranyumva? Murumva amaherezo y'abirasi n'abiyemezi n'abantu badashaka kugira ngo bace bugufi ngo Imana bariyo yimikwa mu mitima yabo? Murumva amaherezo y'abantu bihanitse mu rugero Imana idashaka? Ngaho aha amadini yihanitse, ngaho aha amatorero ari, ngaba abantu bategereje kugaruka kwa Yesu birirwa banabiririmba ahantu bahanitse. Ubuhamya ntabwo, ubwo kujya mu ijuru ntabwo, kuko nta byiringiro biri mu mitima. Benshi bari mahoronije, si imbaraga y'Imana yabahinduye, ni ibigare bagendeyemo. Mw'abanyamatorero, mw'abanyamadini, iyo Bibiliya ivuze ngo niba ufite amatwi yumva ni wumve, mw'abanyamatorero mwe, ubwo murumva ibyo Umwuka abwira amatorero? Murabitega amatwi cyangwa murafunga muvuga muti ntabwo tuzumva? Nk'Abayuda Imana babwiye ngo mwanyuze muri iyi nzira ko ariyo nziza y'amahoro ngo ntayo tuzanyuramo. Mwateze amatwi mukumva ijwi ry'Imana ribaburira kugira ngo mugende mu nzira nziza, ntabwo tuzayatega. Mwahinduye imico yanyu n'imitekerereze yanyu n'imibereho yanyu ko muri abanyabyaha gusa ngo turanze tuzakurikiza imitima yacu mibi nangiye. Genda musome iby'amasomo muri Yeremiya wababwiye yeru yabasobanurira abereka kaga barimo bakanga kumva. Reka mbabwire rero, reka mbabwire, turigisha ibyo kuyana no kubabarirwa ibyaha, tugasobanura uko abantu bakwiye kumenya, tugasobanura uko abantu bakwiye kwitwara. Abandi bagaca bakerekana ubuyobe n'ubugoryi abanyamadini barimo, abandi bakerekana uko guhinduka gukwiye kubaho. Niki mwaburiye imbere y'Imana yemwe Banyelaodikiya, abantu bariho mu gihe ibyacu birimo gusuzumwa mw'Ijuru, yemwe bantu bariho mu gihe turimo gukurikiranwa kuri buri kantu kose dukoze n'ibintu byose tubamo n'ibintu byose by'ubukirisitu twibeshya ngo turimo. Nta kindi kidukwira usibye guca bugufi kugira ngo Kristo abari uhabwe kuzo n'icyubahiro mu mitima yacu. Nibitaba bityo ijuru twaba turyibeshye. Ikindi nababwira, kuba amatorero y'Abaprotestani, amatorero y'Abaprotestani
yaratwaye nabi iby'iyo nyigisho yo gutsindishizwa n'ubunuku bwo kwizera, ikarema ikintu cya moralite mu bantu, ikintu cya moralite mu bantu. Haleluya, bwoko bw'Imana, tuzajya mu ijuru, turakubita hasi, turaterura, turarimbura, turabohora, turagenda ibintu nk'ibyo. Maze uwaje muri icyo kiganiro cyangwa se uri muri ayo materaniro, kubera iryo jwi rimwe na rimwe riba rikanganye, ibyo wabonye nuko kwitakuma n'ibyo kuntu yigize umubwiriza ahagaze imbere yawe, dore ko aribo tugwije muri iki gihe, maze ugakurikira uwo murongo. Reka sinakubwira, ugakurikira uwo murongo, morali yamara gufata abantu, maze byitwa ngo bakozwe ku mitima, bakabwirwa ngo ndasaba buri mu protestant wese yava akagera ntega amatwi anyumve neza, bakabwirwa ngo amagambo tugiye kubabwira muyasubiremo, muraba mukijijwe, muraba mwakiriye agakiza. Mwami Yesu, abandi nabo ati Mwami Yesu turagushimye cyane, abandi nabo turagushimye cyane, utwakire mu bana bawe, abandi tutwakire mu bana bawe, utubabarire ibyaha byacu, abandi nabo tutubabarire ibyaha byacu. Akabi gasekwa nk'akeza. Nyagasani uturinde kuzongera kubisubiramo, abandi nabo turinde kuzongera kubisubiramo. Mwigeze mubona inyoni ya gasuku? Hano mu Rwanda nabonye nazihari, muzi inyoni za gasuku. Mwami Yesu, Mwami Yesu tuje imbere yawe, tuje imbere yawe, tubabarire ibyaha, tubabarire ibyaha, turagushimiye ko tubabariye, turagushimiye ko tubabariye, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, amen, amen. Igiterane kimwe narindimo cy'abaprotestani, umupastori wari urimo kwigisha, warimo kubwiriza, ahita abwira abo bantu bamaze gusubiramo amagambo ati mwakiriye Kristo, uwibaga ntakongere kwiba, umusambanya birekeraho, uwarogaga ntazongere, usebanya n'uvuga amagambo adatunganye abihagarikiraho. Rwose cyo nicyo nkunda cyane. Iyo utazi ibintu urarindagira, n'indindagire ziri imbere yawe nazo zikakurindagiza, mwese nta handi muzaruhukira mu rwobo muri gihonomo. Abwe ni iyi faze dutangiye, tuzavuga imbwa mu izina ryayo, tuzavuga ukuko kuri tukwerure. Iyi Mana idahabwa agaciro, iyi Mana abantu batubaha, iyi Mana abantu basuzugura, iyi Mana abantu bigaragambyaho, ibyayo n'abantu yaremye, hari umunsi bizasobanuka, hari umunsi bizasobanuka. Imana izankomereze mu biganza byayo, kandi igihe kiramutse gishize nkiriho narakomerejwe mu biganza by'Uwiteka, nzirebere akabi y'isi n'Imana yabaremye, batozwa kuyubaha, bagafunga imitwe yabo, bagafunga amatwi yabo, amaso bakayerekeza hirya, ntibarambure ibiganza byabo kugira ngo bakire imbabazi Imana itanga. Ariko uzi kuzabona abantu barira, baboroga, batakamba, bavuga ngo ye baba Mana we, noneho turashatse kugira ngo tujye, babwirwa ngo byaratinze, mumve imbere mwankozi z'ibimwe, ntabwo nigeze kubamenya. Bamwe baratanga twakoraga ibi, mwarabikoraga, ariko mwabikoraga kugira ngo bibaheshe icyubahiro, ntabwo nigeze mpabwa icyubahiro mu mitima yanyu. Iyo Mana, iyo turimo kuvuga inkomoko y'Imana yaremye, iyi igomba guhabwa agaciro na buri wese. Iyo ngiyo abantu bajye bayikinisha, ntabwo bayizi, niba yizi bajye bayikinisha. Utarakubitanye n'umucyo wayo ngo arebe uburyo uwo mucyo wonyine ushobora no kumwica arebye nabi, ajye yivugira ntacyo azi. Daniel ati nuko ndaraba, Ezekiel ati mera nk'upfuye, Yesaya ngo ndahungira he, guhera kera kose. Ibyo ndabizi, nabisobanurira umuntu neza. Utazi ubwiza bw'Imana azambaze neza, twitonze zamusobanurira. Imana iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, gutuza kwayo no kwicecekera kwayo, iyo nkomoko y'ibyaremwe byose, iyo niyo abantu bapinga, badaha agaciro, kuko batazi uko iteye, batazi ubuhangange bwayo, batazi imbaraga zayo. Ariko wa mugani w'Abagande, mwitonde,
mutegereze igihe gito cyane, mutegereze igihe gito. Andi magambo wenda turi bukomozeho gato nandi ari munsi ngo ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe. Nyumvira ubushize mu kigisho cy'ubushize twize amaherezo y'abiyemeza, amaherezo y'abirasa, amaherezo y'abibone, amaherezo y'abantu imitima idashaka guca bugufi, amaherezo y'abiyemera. Ayo maherezo twavuze y'abiyemera, ayo maherezo twavuze y'abirasi, ayo maherezo twavuze y'abadashaka guca bugufi. Abo bose muri iki gihe giheruka umuburo w'Imana urabageraho, umuburo w'Imana urababwira ngo muve muri murimo, kuko Imana itifuza ko ari n'umwe wazarimbuka. Nta muntu n'umwe ku isi Imana yifuza ko azarimbuka. Ni nayo mpamvu imiburo yisukiranya ikaza ari myinshi, icyo gukiza abantu cyose kikabanyura mu matwi kugira ngo Imana irebe ko hari uwakwisubiraho. Uzabyange, uzahitemo kubaha Imana, uzakora ibishoboka byose, uzagerageze cyangwa se uzange. Ibintu ni bibiri, inzira n'ebyiri: uzubaha Imana cyangwa uzabyange, uzabane nayo cyangwa uzabyange. Ariko icyo nzi neza nuko igihe kizagera abantu bakicuza igihe cyabo bapfushije ubusa. Umuburo ugera ku bantu bose, uwo muburo ubwira abibone n'abirasi n'abatashaka guca bugufi mu mitima yabo, ubabwira ngo nibagarukire yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Reka mabwire ko binyuze muri Yesu ijuru n'isi ubwabyo byiboneye uburyo Imana yatanze urugero rwiza cyane, ari nayo dukwiye gukuraho icyitegererezo, ari nayo Imana ishaka ko twakurikiza urwo rugero rwiza. Imana yatanze urugero rwiza, kandi urwo rugero rwiza yatanze byanga byakunda buri wese amenye ko ari cyo cyerekezo agomba kuganishamo ubugingo bwe. Bimwe mu byaranze Yesu: kuganduka, kwicisha bugufi, kumvira, kwitanga, kugwa neza, kwihangana. Ngiyo imico yaranze Yesu igihe arakiri hano ku isi. Icyo cyari icyitegererezo cyiza cyane yarahaye abantu. Abanyabugugu bose mu nyumve, bimye icyicaro Uwiteka, nimuhinduke. Bibiliya ngo mwahinduwe n'imiburo, ngo ni ku Uwiteka avuga. Yesu ati: mwana wanjye nk'umutima wawe. Uwo mugoroba, iki gitondo, amanywa, igihe icyo ari cyo cyose wumvira ijambo ry'Imana, mu gitondo, ku manywa, n'ijoro, igihe waba ukangutse, urahitamo gutanga umutima wawe. Erega sanga Imana uyamanike, sanga Imana uyamanike. Dushoje icyigisho cyacu, uyibwira uti: Nyagasani, mfite ingeso mbi ariko sinzizi, rondora umutima wanjye ushyirira ibyanjye ahagaragara, unyereke ubugoryi n'inenge mbamo, maze umpindurire amateka, umbabarire ibyaha, winjiza amahoro mu mutima, maze nanjye mbe umwana wawe. Imana yiteguye kubikora. Nudatanga uwo mutima ntabwo bizashoboka. Imana idufashe muri uyu mwanya ngo umwuka mubi wa kinyera udukiye kudaca bugufi, ngo twereke imitima yacu Imana yihindure ivane mu mwanda wose, uducike. Ibyo ndabisabira buri muntu wari wese mu izina rya Yesu. Turashoje, reka dusenge. Nyagasani muremye w'isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose, wowe abantu dukwiye kubararira, wowe dukwiye kuramya, wowe dukwiye gusenga, wowe dukwiye kwicishiriza bugufi. Aka kanya keza k'ingenzi turagushimye, izina ryawe ryera mu isi no mu ijuru nirihabwe icyubahiro. Udukure mu mwuka wa kinyera udukiya, uduhe umutima wicishije bugufi, ukugandukira kandi ukuyoboka, kwiyemera, kwirata, kwishyira hejuru bituvemo, ahubwo tugendere munsi y'ukuboko kwawe, tugengwe nawe kuko ari cyo kidukwiriye. Ikidukwiriye kandi gikwiriye umuntu wese no kubaha Uwiteka, ubitubashishe kandi bikorwe nk'uko ubushake bwawe buri, binyuze mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Ugarutse kujyana, uzaba